Yesu ashimwe, inshuti z'umusaraba. Ni Dr Gakwaya Emmanuel, pasteur. Tukaba tugiye gukomeza ku karago tumazemo iminsi 7 kuri ya nsanganyamatsiko iri muri Zaburi 23 ivuga ngo Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Iyi Zaburi bavuga ko yanditswe n'umwami Hezekiya igihe yaterwaga n'umwami wa Ashuri Senakeribu kugira ngo amuhe amaturo kuko bari baratsinzwe. Abayuda bari baratsinzwe, bakaba baragombaga rero gutanga amaturo bayaha umwami wa Ashuri Senakeribu wari wabatsinze. Icyo gihe rero Hezekiya bamutumyeho yafashe zahabu zo ku nzugi zo mu rusengero rw'Imana n'izindi zari ziri nizo ku nzu yiwe nk'umwami, byose ubwo abyohereza Senakeribu. Yaje kugeraho nanone Senakeribu yohereza nanone ingabo ze kugira ngo zijye gushaka andi maturo kwa Hezekiya, kandi bigaragara ko Hezekiya yaba yarirengagije amasezerano yagiranye na Senakeribu yuko azajya yoherereza igihe amaturo. Noneho rero abo Senakeribu yatumye baza kubwira amagambo akomeye umwami Hezekiya, bamubwira intambara bagiyemo mu bindi bihugu ko babatsinze, ko imana zabo bazishyize mu muriro, ko kandi ibyo Hezekiya yishingikirizaho ko n'Imana ye, Imana ya Isirayeli, ko nta kintu ishobora kuzamutabaraho. Ubwo rero ni muri ayo, kubera ayo magambo yavugwaga ku Mana yaremye isi n'ijuru, Hezekiya afata urwandiko Senakeribu yari yohereje, arujyana imbere y'Uwiteka mu rusengero, abwira Imana, asaba Imana nyine ko imutabara. Aho mu isengesho rye riri mu Bami ba Kabiri igice cya 19 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19, wa 19 uvuga uti: nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana. Hano rero Imana yagombaga kurwanira icyubahiro cyayo, yemera ko izatabara Hezekiya, kandi koko iramutabara. Ikaba rero muri iriya Zaburi nayo iri muri urwo rwego, yatabazaga Uwiteka, kuko ni indirimbo ngo y'amazamuka, ari indirimbo y'amashimwe, aho Senakeribu yendaga avuga ngo Uwiteka udutabare kuko duhaze cyane igisuzuguriro cy'abibone. Urebye n'abibone nk'umwami wa Ashuri Senakeribu. Ubwo rero icyo nashaka ko tureba muri iyi Zaburi ni intambwe 5 zo kugira ngo uko twagombye gutakira Uwiteka, ko twagombye kwitegura gutakira Uwiteka, atari ukwitura imbere y'Uwiteka tuvuga ngo udutabare kuko duhaze cyane igisuzuguriro. Intambwe ya mbere nuko tugomba kwemera yuko turi abanyabyaha. Umunyabyaha iyo ashaka imbabazi z'Uwiteka agomba kubigaragaza. Bigaragaza bwa mbere rero ni ukwemera ko ari umunyabyaha. Intambwe ya kabiri nuko iyo wamaze kwemera ko uri umunyabyaha kandi ukeneye imbabazi, icya kabiri nuko ugaruka ku Uwiteka, ko twamutaye tukajya mu byaha. Ni ukuvuga ngo icyo tugomba gukora kuri iyo ntambwe ya kabiri ni ukwihana ibyaha byacu kandi tukabyatura.
noneho tukabona uko tugaruka ku Uwiteka. Intambwe ya gatatu niho tugomba noneho gutakambira Uwiteka dusaba imbabazi ku ntambwe ya gatatu, kuko dusanga ko muri Bibiliya dusanga ko Uwiteka asubiza abaje bamutakiye basaba imbabazi banyuze kuri za ntambwe ebyiri zibanza. Intambwe ya kane ni uko tugomba kugaragaza natwe ubwacu ko tugira imbabazi, ko n'abandi bagenzi bacu tubagirira imbabazi. Ibyo ni byo dusanga mu isengesho umwami Yesu yigishije abigishwa be, ari naryo dusenga natwe muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 12 n'uwa 14 n'uwa 15. Niho dusanga ko niba tudashobora kugira bagenzi bacu imbabazi, n'Imana nayo itazatugirira imbabazi, kuko turasenga ngo utugirire imbabazi nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Niba rero nta mbabazi tugira, ntabwo tuzatakira Imana ngo iduhe imbabazi. Icya gatanu ni uko tugomba kuramya, guhimbaza Uwiteka iyo yadutabaye, twerekanye ko tugira n'imbabazi. Tugomba gufata umwanya tukaramya Uwiteka, tukamushimira ko yadutabaye. Izo zikaba arizo ntambwe 5 nagira ngo dusangire kuri iyi nsanganyamatsiko twari dufite muri iki cyumweru ku Karago, tuyisoza kuri iki cyumweru. Haba rero nagira ngo ashimire Imana, kandi urukundo rw'Imana rukomeze kubana namwe mwese. Amen.